nukuvuga ngo rero hari abantu bumva bavuga Imana mu rusengero ariko bagera mu isoko ntibahamye umwami. Ariko inama njyewe nabahereza, numara kumwemera, kuvuga ngo Bibiliya iratubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kunezeza Uwiteka, ariko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Imana. Iyo dusenze tugasengana ibyaha, ayo masengesho ntabwo Imana ijya yumva. Abantu babimenye, niba dushaka kumvirwa n'Uwiteka. Ana Munyarubuga Vedaste, twongeye kubana. Uraho neza? Yego ndaho. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Muri iyi minsi ko tuzabana, tugomba kubana kuko tuzabana no mu bwami. Yego. Ibyiringiro byacu nuko tuzabana n'Imana n'umwana wayo. Yego. Bro, tukiri no mu isi tugomba kubana. Yes. Reka dukomeze dusuhuze abakunzi bacu bari mu mujyi wa Kigali. Tubibutse ko uyu munsi n'ubundi twibereye i Musanze. Hararyoshye, ntabwo tuzahava da. Urumva amahumbezi y'Umusanze ariko hari amahumbezi ngira ngo urabibona rwose. Hameze neza, ndahantu turabona icyo bita ibitari cyane rwose, ariko hari ibitari urebe naho haraguru hakurya mu Kinigi. Nanjye natangiye kuvuga ngo kutagambagamwa. Urabona ko abazungu bari kujya batambuka bajya gusura ingagi, bajya mu Kinigi. Nuri kujya ubibona se? Ariko Mana yanjye nukuri ahantu mu hantu maze kwishimira harimo, maze kuyishimira cyane. Hari n'abantu bakeye. Abantu b'i Musanze tuba dukeye rwose. Abantu bambaye neza, Munyarubuga arakeye, yambaye neza. Ibintu ni neza cyane nangaha i Musanze. Yego. Narondogoye. Ntabwo ari cyane, twari dukumburanye. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi dutangire. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Ushimiye umwanya mwiza uduhaye. Uyu mwanya uduhaye tugiye kuganira n'ubwoko bwawe, tubaganiriza iby'umwuka. Ubane natwe, ukorane natwe. Umwuka wera atuyobore muri byose kuva dutangiye kugeza dushoje. Ngaho nyemerera dukorere mu butware bwawe. Icyo ducyashye muri uyu mwanya ni imbaraga z'umwijima. Ngaho ubutware bwawe bukorane natwe, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo noneho ujye mbere utugezeho ikimana yagutumye. Yego, murakoze cyane. Tuba dufite byinshi byo kuvuga nk'uko Imana yabiduhaye. Ntabwo Imana yagize ubugugu ku byayo, ahubwo yarabiduhaye. Niyo mpamvu natwe ntabwo tujya tugira ubugugu bwo kubitambutsa, ahubwo uko Imana yabiduhaye niko natwe tubasha kubigeza ku bantu b'Imana kugira ngo bibagirire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki, cyangwa se mu gihe cyacu. Kuko njya nkunda kubivuga ngo igihe cyacu kizarangira haza ikindi, cyangwa se Yesu agaruke. Ariko mu gihe Yesu ataragaruka, mu gihe n'ubundi tukiri gukorera mu gihe cyacu, niyo mpamvu dukwiriye kubagezaho iby'Imana nk'uko iba yabiduhaye. Turabashuje rero nk'uko bimeze. Turabizi muradukunda, ari abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, abaturanyi mu gihugu cy'u Burundi, bo mu gihugu cya Uganda na Tanzania, aho muri Kongo no mu bindi bihugu nka Kenya, za Malawi, Zambia, aho hose turabibona. Ibihugu bitandukanye hano kuri umugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane. Turabashuhuje rero, tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije kugirirwa neza n'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kurusheho kubana namwe. Twihuse rero, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Turasoma igice cyaho cya 8 umurongo wa 36 kugeza
ku murongo wa 37 niyo 200 turasoma. Haranditswe ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Imana itugirire neza cyane. Ijambo tugiye kuganiraho rifite intego iri kuvuga ngo tumenye agaciro k'ubugingo. Hari igihe abantu bari hano muri iyi si bajya bagira ibyo bakunda, kandi wareba ibyo bakunze ugasanga ni ibibajyana kurimbuka. Hariho igihe usanga umuntu yarigize indaya, wamubwira ngo waretse uburaya bwawe, ahubwo ugasanga arakubwira ngo ntabwo nareka uburaya bwanjye kuko uyu mwuga niwo ununze, njyewe nanakoze uyu mwuga ntabwo nabona icyo kurya, ntabwo nakwishyura inzu mbamo, ntabwo nabasha kubona menirivare, mbese uyu mwuga niwo ununze. Hari abantu batunzwe n'ibyaha, hari abantu baryohewe n'ibyaha, hari abantu bahoberanye n'ibyaha barabigundira ku buryo utamubwira ngo reka ibyaha mbese ngo yumve yuko umugiriye neza. Ariko ndashaka kwerekana agaciro k'ubugingo shingiye kuri iri jambo dusomye. Iri jambo riratubwiye ngo mbese umuntu byamumarira iki? Haleluya. Ngo mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, agatunga aya mamodokari turi kubona atambuka, agatunga izi ndege tubona zitambuka mu kirere, agatunga amasambu yose tubona n'ama etaje tubona, agatunga icyubahiro cy'abantu tubona bakomeye muri iyi si, agatunga ibintu byose, agatunga amato yo mu nyanja, agatunga amafaranga yose, ifeza n'izahabu byose bikabibye. Ngo mbese uwo muntu byamumarira iki ngo ariko niyakwa ubugingo bwe? Turi ku ijambo rivuga ngo bantu b'Imana tumenye agaciro k'ubugingo. Ugasanga umuntu arakora umurimo w'Imana ariko ugasanga ubwibone bwaramubase, ukazabona wa muntu akazakorera Imana ariko ikintu cyitwa ubwibone kikazamubuza kubura ubugingo. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Umuntu akabaho ugasanga mu by'ukuri arakorera Imana, yewe mu masengesho nabura, yewe ugasanga gahunda zose z'itorero arazubahiriza, ariko wajya kureba ugasanga yabaswe n'ikintu cyitwa amagambo. Kandi Bibiliya tubwira ngo aya magambo ngo n'ijambo ryose ry'ipfabusa abantu bavuga ngo rizabashyira mu rubanza. Ugasanga umuntu aravunika yitanga muri byinshi, ariko amagambo akazamubuza iki? Ubugingo buhoraho. Tumenye agaciro k'ubugingo buhoraho. Ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi, ugasanga umuntu ni umupasiteri uyoboye ubwoko bw'Imana, ugasanga umuntu ni umuvugabutumwa, yewe aravuga ubutumwa abantu bakihana, ugasanga rwose abantu baranamukunze, baravuga bati uriya ni umuvugabutumwa, niyo avuga ubutumwa twumva turi gufashwa. Ariko wakwitegereza mu ngeso ze ugasanga yabaswe n'ikintu cyitwa kubeshya. Ugasanga arakora umurimo w'Imana ariko kubeshya bimubereye urusika rugiye kuzatuma abura ubugingo buhoraho. Twibuke ijambo ry'Imana riboneka mu byahishuriwe Yohana, ritubwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'umuntu wese ukunda kubeshya akagira ute? Akabikora. Iki cyaha cyo kubeshya kigiye kurimbura abantu benshi. Niba ushaka kuzabona ubugingo buhoraho, reka kubeshya, kuko abantu babigize akamenyero. Umuntu akakubwira tumva uyu mwanya ndaha naha ndi Rubavu, nyamara yiberehe ku Kibuye. Akakubwira ngo ndi hano Kicukiro, nyamara yibereye hehe? Yibereye Nyabugogo.
ugasanga ni ibintu abantu bagize akamenyero, ariko iki kintu kigiye kubuza abantu benshi ubugingo. Tumenye agaciro k'ubugingo, niryo jambo turimo tuganiraho. Aleluya. Ngo mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Mwene data, buriya wakoreraga Imana ariko utarakamenya agaciro k'ubugingo. Manza utekereze, umara umwanya ubitekerezaho, urebe ibintu biri mu isi, urebe uburyo hari ibintu biryoheye abantu kandi abantu bakunze, ariko urebe uburyo Yesu yashatse kwerekana agaciro k'ubugingo. Noneho ni ubugingo bw'umuntu umwe, ntabwo ari ubugingo bw'abantu benshi. Bivuze ngo ubugingo bwa Vedaste, aleluya, ubugingo bwanjye njyewe ni ukuvuga ngo buruta ibintu byose biri hano mu isi. Ibi bintu bituma abantu bashika bakava mu byabo, ugasanga abantu bataye Imana, ugasanga umuntu wamubwira ati ariko waretse ubusinzi ko ari bubi, ubusinzi buzakumarira iki? Akakubwira ati nge ntabwo nareka inzoga yanjye. Ibi bintu byose abantu bagenda n'ubundi bakururwa nabyo, bigiye kubabuza ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mbabwire ngo nimushaka mwitandukanye nabyo, kubera ko hari ijambo Paulo yavuze, aravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, ndetse ngo ari ibyigenge, badakunda n'ababo, ndetse ngo bazaba bakunda imiya. Ariko arangije abwira Paulo ngo wowe abantu bameze batyo ujye ubatera umugongo. Dukwiriye kugira ibyo dutera umugongo niba dushaka ubugingo buhoraho. Aleluya. Bahanuzi b'Imana, nibyo koko urahanura bigasohora, nibyo, ibyo ntabwo ari byo ukwiriye kwirata. Yesu yaravuze ngo, hari ijambo yavuze muri Matayo 7 murongo wa 22, haravuga ngo kuri uwo munsi abantu benshi bazaza bambwira bati mwami mwami, twarahanuraga mu izina ryawe, ngo twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, so peshise fayine kontre, ngo nibwo nzaberurira mbabwire ngo nimumve imbere. Ngo nibwo nzaberurira mbabwire ngo nimumve imbere, mwankozi z'ibi bimwe. Reka kwirata ngo ngewe ndi umuhanuzi, ngo mbimazemo imyaka iyi n'iyi, ngo ndi pasiteri, ngo maze imyaka iyi n'iyi, ngo maze imyaka 15 ndi pasiteri. Ibyo ngibyo nta gaciro bifite. Igifite agaciro ni uguharanira kubaha Imana, Imana ikatwishimira. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ariko abenshi muri bo Imana niyo yabashimye, ngo nicyo cyatumye barimbukira mu butayu, ngo kandi ibyo byabereyeho kutubera kabarore, kugira ngo tutifuza ibibi nk'uko nabo babyifuje, nuko bakarimbuka. Kandi mureke mbabwire, hari igihe tubabwira ngo iyi Mana nubwo tuyimenyereye mu mbabazi, ariko hari igihe imbabazi z'Imana zizarangira. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nuko hazumvikana ijwi rivuga ngo uwanduye nagumye yandure, n'uwera nagumye yezwe. Niba tubabwira ubutumwa, nimuhindurwe n'ubutumwa. Turabizi muri iyi minsi insengero nyinshi zirafunzwe mu Rwanda, ariko niba ugerageza kumva ubutumwa kuri YouTube, hindurwa nabwo. Ni nayo mpamvu dushyiraho n'inomero yacu cyangwa tukayivuga, kugira ngo niba hari aho wumva ushaka kuva, uce bugufi ubwire Imana ngo Mana mbabarira, kuko muri iyi minsi ijambo fite ni ijambo rikuvuga ngo hunga uve muri Babuloni, hunga udapfa. Uyu murwa witwa Babuloni ugiye kurimbuka. Uyu murwa witwa Babuloni y'abasambanyi n'abajura n'abasinzi n'inkozi z'ibibi, aba babwirwa ubutumwa bakanga kwihana. Igihe cyabo ni kubabwira ngo cyarangiye, cyacyuye igihe. Niba mudakijije ubugingo bwanyu murapfuye, kandi muzashaka kwihana ariko byarangiye. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, ubutumwa nari mfite n'ubu ngubu. Tugiye gusenga Imana, ariko wowe ufashe umwanzuro, Imana ikubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Keretse niba hari icyo umunyamakuru yambaza ku bw'ubu butumwa ntambukije,
mbere y'uko twasenga Imana. urakoze cyane, utambukije ubutumwa bwiza ndetse kandi n'ubuhanuzi bukomeye. Abantu nkunda kubona bandika comment bavuga bati kuki buri gihe mutubwira gusenga ariko ntimutubwire uko tugomba gusenga. Kuki Imana itabahereza tekinike nshya tugomba gukoresha dusenga? Ikintu cya mbere ijambo ry'Imana riratubwira, ni Paulo warivuze ari mu Befeso, arandika aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Njyewe niba nshoboye amasengesho nkaba nasenga iminsi 3, ntabwo ndajya gutegeka umuntu ngo nasenga iminsi 3, kuko ushobora gusenga iminsi 3 aho kugira ngo ya masengesha kubera umugisha ahubwo akakubera ikibazo. Niyo mpamvu urakoze ukiraho amasengesho aba y'umugisha ryari akaba y'umuvumo ryari? Ni ukuvuga ngo Bibiliya iratubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kunezeza Uwiteka, ariko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Imana. Iyo dusenze tugasengana ibyaha, ayo masengesho ntabwo Imana ijya yumva. Abantu babimenye, niba dushaka kumvirwa n'Uwiteka dusenge, ariko duharanira kuva mu byaha, duharanira kwezwa, kuko n'ijambo ufite muri iyi minsi ni ijambo riri kubwira abantu ngo iki ni igihe cyo kwezwa, kuko umuntu utejejwe ntazabona umwami Imana. Haleluya. Umuntu utejejwe ntazabona umwami Imana. Nashaka asenga y'ukwezi, nashaka asenga y'iminsi 40, ariko niba atejejwe ntazabona umwami Imana. Yes. Niyo nyungu yo gusenga, birakwiye ko abantu bose babikunda cyangwa se babijyamo. Nyangira amatsiko yo kwibaza ngo iyo umuntu amaze gushyirwa mu nshingano agacika intege, intama zo zikwiye gukora iki? Iyo umuntu amaze gushyirwa mu nshingano agacika intege, buriya Yesu hari ijambo yavuze aravuga ngo nimutagira kwizera kuruta uko abafarisayo n'abanditsi, ntabwo muzabona ubwami bw'Imana. Yewe wowe uneze amatwi, birashoboka yuko waba uri intama, ariko nuvuga uti uko biri kose njyewe nzagendera kuri pasiteri, ndagira ngo nkubwire ngo uzagwa vuba, kuko umuntu n'umuntu. Twagiye tubona abapasiteri benshi baguye, twabonye abashumba benshi babyaye abana hanze, ugasanga umushumba afite abana hirya no hino, twagiye tubona abahanuzi benshi bagiye baragwa. Niyo mpamvu umuntu wese umaze kumenya ukuri nagendere mu kuri, ikindi asenga Imana. Hari umwuka wera twahawe, abantu baharanire gusaba umwuka wera bayobore, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana. Maze kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi byo yagukoreye, usabe n'Imana bahishurire Yesu, bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire ntawe bira. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe nicyo ngusabira. Amen. Bene data turabasabira kugira ngo mu mwakire mwumve uko ibintu byose ajya bigenza neza kandi abikora neza, ukabaho mu buzima bufite icyerekezo mu buryo bw'umwuka. Hari abantu bafite ubuzima cyangwa se imibereho ifite icyerekezo mu buryo bw'umubiri, ariko nshishikariza kugira ngo nawe amwemere nk'umukiza. Niryo sengesho ngiye mbasabira. Ndifuza ko buri muntu wese akizwa. Gukizwa bitanga amahoro. Iyo umuntu akijijwe hari ibintu byinshi bihinduka, ariko hari ikintu gikomeye nari ngambiriye. Yego. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi byo yagukoreye. Amen. Uko niko nukubera icyo umuntu yakira agakiza akumva uburyohe bw'agakiza, ariko yaba ari mu isoko ntavuge gukomera kwa Yesu, ugasanga aravuga ibindi, ugasanga avuga agakiza cyangwa avuga iby'Imana ariko ageze mu rusengero. Ibi bintu biterwa n'iki? Buriya
hari ibintu abantu batarakamenya. Uvuze ijambo rikomeye cyane, kandi iri jambo twasomye umurongo ukurikiraho gutumye nawo ngusoma. Gusome. Twasomye ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 8 umurongo wa 36 n'uwa 37, ariko umurongo ukurikiraho wa 38 uri kuvuga ngo umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se. Hari ahandi iri jambo ryo rivuga ngo ugira isoni zo kumamiriza imbere y'abantu, nanjye sinzamuhamiriza imbere ya data n'imbere y'abamarayika be. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu bumva bavuga Imana mu rusengero ariko bagera mu isoko ntibahamye umwami. Ariko inama njyewe nabahereza, numara kumwemera, niba waramwemeye nk'umukiza wawe, hamya mu bandi. Niba uri mu isoko ucuruza, hamya Yesu wamenye. Niba uri mu modoka ugenda, hamya Yesu wamenye. Hari aho mperutse kujya ku Gisenyi, nari mvuye hano i Musanze, ngenda mvuga ubutumwa mu modoka. Hari abantu basabye nimero yanjye muri iyo modoka, na n'uyu munsi turacyari kumwe. Iyo bashatse kungisha inama mbagira inama, iyo bifuje ko mbasengera ndabasengera. Ariko byaturutse kuki? Ku kumuhamya mu modoka. Ni ukuvuga ngo mperutse no kujya i Kigali, ngenda ndi guhamya Yesu mu modoka. Nuko bigeze aho imodoka naho nenzi ko itwawe n'umuntu w'umukristo, numva na shoferi yafashijwe. Ngiye kumva numva shoferi ahubwo atangiye kubwiriza. Twarinze tugera Nyabugogo, umuntu wese uri muri iyo modoka ari kumva mbese nibura wumva urugendo rwakomeza rukicuma kubera uburyohe bw'uko twaturuguhamya Imana. Ndimo mbwira abantu rero ngo nyamuneka muhamye Yesu mwamenye. Muhamye Yesu mwamenye, umuhamye ku musozi utuyeho, abantu muturanye bamenye yuko uri umuntu w'Imana, kandi Yesu azaguha umugisha kubwo kumuhamya no mu bandi. Imana iguha umugisha mwene data. Yego. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Urakoze cyane. Twarira aho ngaho rudukurikiye. Imana y'amahoro ni guhereza umugisha, kandi guhereza umugisha mwinshi cyane. Mukozi w'Imana, umuntu yakwifuza kuvugana nawe cyangwa se gusengana nawe, nyemerera wongere kandi utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefoni ni 0784545236. Murakoze cyane. Karibu nisengere. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Tugushimiye kubanye natwe muri uyu mwanya. Tujya gutangira kuvuga, twabanje gusenga, turavuga ngo udushyigikire, umwuka wera tuyobore kandi udukoreshe. Byose uko twabigusabye wabikoze, uhabwe icyubahiro. None turashoje muri uyu mwanya. Ubu butumwa dutambukije buzagera ku bantu batandukanye, ariko ndasenze kugira ngo buzahindure benshi. Mwami, ari abagiye kure yawe, ari abaguye, ari abacitse intege, ari abari mu mwijima, abo Satani twazi igitugu, abo bose Mwami wongere ubagarukeho, ubagirire ubuntu, ubagirire imbabazi, kandi abakugarukira nawe ubagarukire. Tugushimiye yuko ari wowe watangije umurimo, ari nawe uzawusoza. Byose ugiye kubikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ni guhereza umugisha. Amen.